Mwaramutse neza kandi mwiriwe abandi muraho. Njyewe nitwa Niyigwa Jeremy, ndi umunyamakuru kuri YouTube channel Ibaba Official. Mfite n'ibindi binyamakuru bitandukanye ngenda nandikira, by'umwihariko nkanakora itangazamakuru kuri social media zanjye bwite mu mazina Niyigwa Jeremy. Wajya umurikira kuri Facebook ndetse na Twitter. By'umwihariko rero kuri YouTube channel hari mugenzi wanjye dukorana, Iradukunda Anita. Abantu benshi cyane bajyaga bambaza ngo Anita n'uwe, abo bishobokeye nkabereka ifoto ye, abandi bishobokeye nkamubereka live. Ariko uyu munsi nahisemo noneho kumubazanira hano kuri YouTube, ndetse nanamuzanye rwose dukorana n'akaganiro gato, ikiganiro gito gituma mumenya neza. Anita, wamusete? Okay, ariko kutari kuvuga cyane kandi banakeneye kukumva. Abantu benshi bajyaga bakunda kumva uko ibiganiro bya documentaire bahereza ubwenge bwinshi kuri YouTube channel Ibaba Official, ariko kandi rero nifuje kubakwereka kubona kuri mu business basubiza ubwenge bwiza. Na Anita Iradukunda umunyamakuru wanjye. Anita, ikiganiro uheruka gukora kuri YouTube channel urakibuka? Yego, ndakibuka cyane. Twavugaga gakabije kibasi isi muri iki gihe n'uburyo ki wafasha umurwayi depression n'ibyo twakora kugira ngo tugerageze tuyirinde. Okay, Anita, ndabyibuka ujya kuduha igitekerezo, tunasubize cyane wo muri buhanga bw'ibyuma Ishimwe Janvier Forever, niwe uri gukora byose. Hanyuma Anita, ni iki wari wagiye guhitamo gukora kiba kiganiro? Narebye mu buzima busanzwe abantu benshi bariyahura, abantu benshi bafite agahinda, niyo agenda mu nzu kubibona. Narerebye ndavuga twakora iki kugira ngo dufashe abanyarwanda cyangwa n'abatuye isi, turebe ko twarwanya agahinda gakabije kari kwibasira. Akoze cyane Anita. Nanjye rero ikiganiro mperutse gushyiraho kuri YouTube cyitwa nakise uburyo umuntu ashobora kumenya inkomoko cyangwa se uruhererekane rw'amatorero ya Gikristo mu buryo yagiye abaho kuva isi yaremwa ndetse kuva Yesu Kristo yaza mu isi umwami n'umucunguzi. Rero twabasaba ko mujyaho mukajya mudukurikira kuri YouTube channel, mukareba ibiganiro byacu, ndetse akarusho tunaba update zigezweho uwo munsi. Anita, icyo wasaba